Muraho neza, tubahaye ikaze ku Muhanda Academy. Turagarutse uyu munsi tugiye kwigana isomo ry'ibyapa. Turajya tureba icyapa, turebe n'ibibazo babazaho. Ibyapa kubyiga neza bikongera amahirwe yo gutsinda ikizamini cyawe, kuko biragoye cyane kubona ikizamini batabajijemo ibyapa. Bashobora kubaza umuzenguruko, bashobora kubaza ishusho, bashobora kubaza ubwoko cyangwa se ibimenyetso by'icyo cyapa. Ibyo byose rero nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi video. Turajya tureba icyapa, turebe n'ikibazo bashobora kubazaho ugeze mu kizamini. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa se inyunganizi, byose wabyandika muri comments usoje iyi video. Nkwibutsa kandi wowe ushaka kwiga amategeko y'umuhanda, nawe ushaka ko tugufatira kode y'ikizamini icyo ari cyo cyose ukajya gukora ugatsinda, watwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 078 661 05 077. Kanda kuri subscribe niba utarayikandaho kugira ngo amasomo yacu ujye uyabonera ku gihe, ndetse n'igihe dushyizeho isomo ako kanya bajye bahita baguha notification kubwira ko dushyizeho isomo. Ni ukuvuga ngo ibyapa byo mu muhanda bigizwe n'ubwoko butanu. Ubwoko bwa mbere ni ibyapa biburira, ubwa kabiri ni ibyapa byo gutambuka mbere, ubwa gatatu ni ibyapa bibuza, ubwa kane ni ibyapa bitegeka, ndetse n'ibyapa ndanga cyangwa se ibyapa biyobora. Ibi byapa uko ari bitanu tugiye kureba kimwe ku kindi, tunarebe n'ikibazo bashobora kubaza kuri buri bwoko bw'icyapa. W'icyambere uri bukore ni ugukurikira video kugeza ku musozo. Reka dutangire n'ibyapa biburira. Ibyapa biburira bigira ishusho ya mpande eshatu. Mpande eshatu ni triangle, ni mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Twitegereje muri screen zacu turi kubona icyo twita mpande eshatu. Twitegereje neza muri icyo cyapa dufite, turi kubona ko dufite triangle. Triangle nicyo twita mpande eshatu. Icyo twita ubuso ni mo hano hagati mu cyapa. Icyo twita ikimenyetso ni iki kimenyetso n'ubundi kiri muri iki cyapa. Ibi ngibi niko ibyapa byose biburira birangwa, bigisha mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Dukomeje ku byapa byo gutambuka mbere, ubundi ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere babijyanira icyarimwe. Bavuga ko ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere byose bigira ishusho ya mpande eshatu, bikagira umuzenguruko utukura, bikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara. Uretse ko mu byapa byo gutambuka mbere dushobora kubonamo ibyapa bitandukanye n'ibyo bimenyetso twavuze n'ibyo birango bijyanira hamwe ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere. Ibyapa biburira byo bibereyeho kumenyesha umugenzi ko imbere hari icyago, kugira ngo imigenzereze ye ize guhwana n'ububi bw'icyo cyago. Muri make icyo turi bufatira ni uko ibi byapa byombi, ibiburira n'ibyo gutambuka mbere, birangwa n'ibintu bimwe. Reka dukomeze n'ubwoko bwa gatatu, n'ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza byo bigira ishusho y'uruziga cyangwa se ingasire ifite umuzenguruko utukura. Umuzenguruko twabimenye ko ari iri bara, ni iri bara rizenguruka icyapa, kikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ikirango cy'umukara. Ibi ni ibyapa bibuza. Icyapa kibuza kiba kibuza ikintu cyerekanwa n'ikimenyetso kiri muri icyo cyapa. Nk'iki ngiki kuko harimo moto, ubwo kirabuza moto kuhanyura. Noneho ibyapa bitegeka nabyo bigira ishusho y'uruziga. Ikintu ibyapa bibuza n'ibitegeka bihuriyeho ni uko byombi bigira ishusho y'uruziga, ariko iyo ari ibyapa bitegeka biba bifite ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru. Turi kubona ko mo hagati mu cyapa ni ubururu, ikirango ni umweru. Ibi ni ibyapa bitegeka. Noneho ubwoko bwa nyuma ni ibyapa ndanga cyangwa se ibyapa biyobora. Turi kubona ko birakuyobora. I Butare ni mu birometero 135, i Nyamirambo ni ukase ibumoso mu birometero 5, Ruhengeri ukase iburyo mu birometero 87, noneho Byumba ni ibirometero 75 ukase iburyo. Iki ni icyapa ndanga cyangwa se icyapa kiyobora. Reka dutangire rero n'ibyapa biburira. Tugiye kureba icyapa ku kindi. Twabonye ko ibyapa biburira bigira ishusho ya mpande eshatu, bikagira umuzenguruko utukura, bikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara. Iki cyapa rero kikubwira ikoni iburyo. Twitegereje neza muri kariya kamenyetso turi kubona ko ni umuhanda waje ariko urakata werekeza iburyo. Ni ikoni riri iburyo, nahegereye ikoni ryateza ibyago ariko iburyo. Dore ikibazo bashobora kubaza kuri kiriya cyapa. Iki cyapa kivuga A, ikoni iburyo, B, akazamuko gashinze cyane, C, akamanuko gashobora gutera ibyago, D, B na C byose ni ukuri. Iki nicyo kibazo bashobora kubazaho. Nizere ko wasoje kubona igisubizo nyacyo ko ari A, ari ikoni iburyo. Iki ni icyapa cya kabiri. Iki ni ikinyuranyo cya kiriya tumaze kureba haruguru. Icyo kivuga ikoni ibumoso. Twitegereje ka kamenyetso, noneho ka kamenyetso kerekana umuhanda kigoronzoye kerekeza ibumoso, bivuze ko ni ikoni ibumoso. Niko nahegereye ikoni ryateza ibyago ibumoso. Iki cyo noneho kivuga
amakoni abiri cyangwa uruhererekane rw'amakoni arenga abiri, irya mbere riri ibumoso. Kugira ngo twitegereje muri uyu muhanda, iki kimenyetso kirimo hagati kirerekana umuhanda. Ni uruhererekane rw'amakoni abiri cyangwa se arengaho, ariko irya mbere riri ibumoso. Twitegereje neza, ni umuhanda waje ukatira bwa mbere ibumoso, ubundi hakurikiraho andi makona. Ni amakoni abiri cyangwa se arenga, ariko irya mbere riri ibumoso. Dore ikibazo bashobora kubazaho: mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni, feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Kiriya cyapa kivuga umuhanda ufite uruhererekane rw'amakoni. Ni icyapa kikuburira ko ugiye kwinjira mu muhanda ufite uruhererekane rw'amakoni. Feri y'urugendo ikoreshwa ryari? Feri y'urugendo ni ya feri y'ikirenge. Ikoreshwa ryari? Mbere ya buri koni, iyo ni A. Muri buri koni, iyo ni B. Nyuma ya buri koni, iyo ni C. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo hano nta kindi, ni imbere ya buri koni. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko winjira muri urwo ruhererekane rw'amakoni nibwo ugomba gukoresha feri y'urugendo. Tugira feri eshatu: tugira feri y'urugendo, tukagira feri yo gutabara na feri yo guhagarara umwanya munini. Feri y'urugendo ni ya feri tuguma dukoresha kugira ngo ikinyabiziga gihagarare cyangwa se kigende gakeya. Feri yo gutabara ni feri dukoresha mu gihe feri y'urugendo idakora neza. Mu gihe feri yo guhagarara umwanya munini ni ya feri ituma ikinyabiziga kiguma hamwe igihe umuyobozi atakirimo, niyo twita feriyamu ku modoka. Reka dukomeze n'ikindi cyapa. Iki cyapa cyo kivuga iki? Ni amakoni abiri cyangwa uruhererekane rw'amakoni arenga abiri, irya mbere riri iburyo. Nk'uko twabirebaga haruguru, iki nacyo niko turi bubirebe. Twitegereze neza. Witegereje neza, ikoni rya mbere riri hehe? Riri iburyo. Bivuze ko iki cyapa kirakubwira ko mu muhanda urimo imbere hari amakoni menshi, ariko irya mbere riri hehe? Riri iburyo. Ni amakoni abiri cyangwa se uruhererekane rw'amakoni arenga abiri, ariko irya mbere riri iburyo. Reka dukomeze n'ikindi cyapa. Iki nacyo ni icyapa kiburira. Iki cyo kikubwira ko ari akamanuko cyangwa se agacuri gashobora gutera ibyago. Twitegereje neza muri iki kimenyetso, turi kubona ko biracuramye. Iyo bihengamiye iburyo, iyo bihengamiye mu nguni y'iburyo, bivuze ko ari agacuri. Bivuze ko ari agacuri gashobora gutera ibyago cyangwa se akamanuko gashobora gutera ibyago. Bigaragazwa n'iki kigereranyo rero, n'iki kigereranyo kiri muri iki cyapa. Ikigereranyo gishobora kuzwa n'iyerekana ry'ingano y'agacuri ku ijana. Ni ukuvuga ngo hano haracuramye ku kigero cy'icumi ku ijana. Iki nicyo kibazo bashobora kubaza kuri kiriya cyapa. Iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza. Ni cya cyapa twabonye haruguru. A. Umuhanda wubatse nabi. B. Agacuri kateza ibyago. C. Umuhanda utaringaniye. D. Akazamuko gahanamye. Igisubizo nyacyo hano nta kindi, ni B. Ni agacuri kateza ibyago. Ni agacuri kateza ibyago. Reka dukomeze n'ikindi cyapa. Iki rero ni ikinyuranyo cya kiriya twabonye haruguru. Kiriya cyavugaga agacuri kateza ibyago, mu gihe kino kivuga akazamuko gashinze cyane. Kino turi kubona ko gicuramiye hehe? Iki kimenyetso gicuramiye mu nguni y'ibumoso ku kigero cy'icumi ku ijana. Ni ahantu hazamuka ku kigero cy'icumi ku ijana, ahantu hazamuka ku kigereranyo cyuzuzwa n'uyu mubare ku ijana, ku kigereranyo cy'icumi ku ijana. Reka dukomeze n'ikindi cyapa. Ubwo kuri iki kibazo tuvuyeho, ni uko igihe cyose bakubaza ikibazo, igisubizo uzasubiza ni akazamuko gashinze cyane. Akazamuko gashinze cyane. Iki cyapa cyo kivuga ifungana ry'umuhanda. Ni umuhanda ufunganye. Ibintu byose icyapa cyerekana bigaragazwa n'iki kimenyetso kiba kirimo hagati mu cyapa. Twitegereje neza, utu tumenyetso tubiri tugaragaza ubugari bw'umuhanda. Waturutse hasi ari mugari, ugeze hejuru uregerana iburyo n'ibumoso. Ubwo ni umuhanda ufunganye. Ahantu uri kwerekeza imbere, umuhanda urageraho wegerane ufungane. Iki nicyo kibazo bashobora kukubazaho. Iki cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri. B. Iteme rinini kandi rirerire. C. Ifungana ry'umuhanda. D. Iherezo ry'iteme rifunganye. Iki cyapa gisobanura iki? Igisubizo nyacyo ni ifungana ry'umuhanda nk'uko twabibonye haruguru. Ni umuhanda uri bufungane imbere. Iki cyapa cyo kivuga iki? Nacyo ni ifungana ry'umuhanda, ariko ntabwo ari ifungana ry'umuhanda gusa. Ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Tubirebera he? Muri cya kimenyetso hagati turi kubona noneho akarongo k'iburyo kakomeje, ariko ak'ibumoso kageze imbere aba ariko gafungana. Ubwo ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Iki nicyo kibazo bashobora kubazaho. Iki cyapa kivuga ifungana ry'umuhanda iburyo, iyo ni A. Ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso, iyo ni B. C. Akayira gato. D. Nta gisubizo cy'ukuri. Igisubizo nyacyo hano turabibona ko ari B. Ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Reka dukomeze n'ikindi. Iki nacyo ni ikinyuranyo cya kera tumaze kubona haruguru. Cyo turi kubona ko
akarongo k'iburyo ariko kegereye ak'ibumoso. Ubwo ni ifungana ry'umuhanda n'akayira gasatira umuhanda iburyo. Ni ikinyuranyo cya kera tumaze kubona haruguru. Iki cyapa nacyo rero kivuga uguhinguka ku mwaro. Ku mwaro ni hehe? Ahantu amazi ahurira n'ubutaka, ahantu ku nyanja cyangwa se ahantu kuri beach, ahantu amazi ahurira n'ubutaka niho twita ku mwaro. Iki cyapa rero kikubwira ko wegereye ku mwaro, ku cyome cyangwa se ku nkombe. Iki nicyo kibazo bashobora kubazaho. Iki cyapa gisobanura iki? Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. B. Inzira nyabagendwa iri ku musozi ucuramye. C. Umuhanda utaringaniye. D. Umuhanda wangijwe n'isuri. Igisubizo nyacyo nta kindi ni A, ni uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa se ahegereye icyome. Icyome ni ubwato bunini, bwa bwato bushobora kuba bwatwara n'ibindi binyabiziga, nibwo twita icyome. Iyo wegereye icyome, iyo wegereye ku nkombe cyangwa se ku mwaro, haba hari kiriya cyapa kikuburira ko ugiye kwegera. Ibyapa byose biburiye bibereyeho kumenyesha umugenzi ko imbere hari icyago, kugira ngo imigenzereze ye ize guhana n'ububi bw'icyo cyago. Iki cyapa cyo kivuga iki? Kivuga umuhanda utaringaniye. Iki cyapa kivuga umuhanda utaringaniye, ahegera ibinogo cyangwa se utununga cyangwa ahantu umuhanda umeze nabi. Iki nicyo kibazo bashobora kubazaho. Iki cyapa kivuga iki? Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Iki cyapa kivuga umuhanda utaringaniye. Igisubizo nyacyo cyari B, umuhanda utaringaniye. Iki ni ikindi cyapa cyo gisobanura umuhanda unyerera. Ni ahegereye igice cy'umuhanda ushobora kuba unyerera. Umuhanda unyerera, ahantu hose uzabona iki cyapa uzamenye ko ahantu uri kwerekeza hanyerera. Iki nicyo kibazo bashobora kubazaho. Iki cyapa gisobanura iki? A. Akazamuko gashinze cyane. B. Umuyaga w'intambike. C. Uruhererekane rw'amakoni. D. Umuhanda unyerera. Iki cyapa twabonye ko gisobanura umuhanda unyerera. Igisubizo nyacyo cyari D. Twakomeje n'ikindi cyapa. Iki cyapa kivuga iki? Kivuga utubuye dutaruka mu muhanda. Nacyo ni icyapa kiburira. Kikuburira ko ahantu uri kwerekeza hari utubuye mu muhanda dutaruka. Ni ahegereye igice cy'umuhanda aho utubuye dushobora gutaruka. Iki nicyo kibazo bashobora kukubazaho. Iki cyapa gisobanura utubuye dutaruka mu muhanda. B. Umuhanda urimo amazi. C. Umuhanda unyerera. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo nyacyo turabibona ko ari utubuye dutaruka mu muhanda, kikaba cyari A. Reka twikomereze. Iki cyapa noneho cyo kivuga amabuye ahanuka. Kivuga ko wegereye igice cy'umuhanda ahari ibyago byaterwa n'amabuye ahanuka cyangwa amabuye ari mu muhanda. Ikigereranyo gishobora gucurikwa hakurikijwe uruhande ibyago byaturukamo. Ni ukuvuga ngo twitegereje muri iki cyapa turi kubona ko ni amabuye ari guturuka ku musozi. Ahantu uri kwerekeza imbere hari amabuye ashobora guturuka hejuru ku musozi akamanuka akagwa mu muhanda. Iki cyapa gisobanura amabuye ahanuka. Iki cyo noneho kivuga abana. Ahantu hose uzakibona uzamenye ko ari icyapa cyerekana akayira k'abana nk'igihe bavuye mu ishuri cyangwa ku kibuga cy'imikino. Iki cyapa kivuga abana. Iki nicyo kibazo bashobora kubazaho. Iki cyapa gisobanura iki? A. Abana. B. Inzira y'abanyamaguru itegura guhagarara. C. Ikibuga cy'imikino cy'abana. D. Ikibuga cy'imyidagaduro. Igisubizo nyacyo ni A, ni abana. Iki ni ikindi cyapa kivuga aho abanyamagare bahingukira cyangwa se aho ibinyamitende bihingukira. Iki cyapa cyerekana aho abanyamagare binjira mu muhanda cyangwa se bawambukiranya. Icyapa cyerekana aho abanyamagare binjira mu muhanda cyangwa se bawambukiranya. Ahantu hose ukibonye kikubwira ko ari inzira y'abanyamagare. Iki cyapa cyo kivuga akayira k'amatungo. Hari ikintu twita inyamaswa, hari n'ikindi twita amatungo. Amatungo ni yandi tworora, yandi ashobora kubana n'abantu, yandi ashobora kuba mu ngo, niyo twita amatungo. Iki cyapa nicyo cyerekana akayira k'amatungo. Cyerekana igice cy'umuhanda gishobora kwambukiranywa ku buryo budasanzwe n'amatungo. Iki nicyo cyapa bashobora kubazaho. Iki nicyo kibazo bashobora kubazaho. Iki cyapa gisobanura iki? Isoko ry'amatungo. B. Ivuriro ry'amatungo. C. Uruzitiro rw'amatungo. D. Akayira k'amatungo. Igisubizo nyacyo kikaba ari D. Kiriya cyapa kivuga akayira k'amatungo. Iki cyo noneho kivuga akayira k'inyamaswa. Ni za nyamaswa zo mu ishyamba, ibindi binyabuzima tutorora mu ngo zacu biba mu ishyamba, nibyo twita inyamaswa. Cyerekana igice cy'umuhanda gishobora kwambukirwa ku buryo budasanzwe n'inyamaswa. Iki cyapa cyo
cyerekana imirimo. Igihe cyose nk'igihe bari gusana umuhanda cyangwa se mu gihe bari gukora umuhanda, mbere y'uko ugera aho ngaho bari kuwukora haba hari iki cyapa kikuburira ko ahantu uri kwerekeza bari gukora imirimo mu muhanda. Iki cyo noneho kivuga feruje, ni icyapa kikuburira ko wegereye ibimenyetso bimurika. Ni ukuvuga ngo iki cyapa mbere y'uko ugera ahantu hari feruje haba hari iki cyapa kikuburira ko wegereye ahantu gutambuka mbere kw'ibinyabiziga kugenwa n'ibimenyetso bimurika cyangwa se na feruje. Iki cyo noneho kikubwira ikibuga cy'indege, ni icyapa kikubwira ko wegereye aho umuhanda ucibwa hejuru n'indege zarara igihe ziguruka cyangwa zigwa ku kibuga. Iki cyapa kivuga ikibuga cy'indege, nacyo ni icyapa kiburira ko wegereye ahantu indege zishobora kunyura hafi y'uwo muhanda. Iki cyapa cyo kivuga umuyaga w'intambike, ni ahegera igice cy'umuhanda gihuhwamo kenshi n'inkubi y'umuyaga w'intambike. Ahegereye igice cy'umuhanda gihuhwamo kenshi n'umuyaga w'intambike haba hari iki cyapa kikubwira umuyaga w'intambike. Iki nicyo kibazo bashobora kubazaho, iki cyapa gisobanura iki? A, umuyaga w'intambike, B, urusaku rwo mu muhanda, C, ikibuga cy'indege, D, ibisubizo byose nibyo. Igisubizo nyacyo turakibona ko ari A, ni umuyaga w'intambike. Iki cyapa cyo turakibona ko nacyo ni mpande eshatu, ni icyapa kiburira. Twitegereje turiya tumenyetso turimo hagati, kiriya cyapa kikubwira ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, uko ugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Ni ukuvuga ngo ahantu ukibona ni ahantu wari usanzwe uri kugendera mu muhanda w'icyerekezo kimwe, ukaba ugiye kugera ahantu umuhanda ubisikanirwamo. Icyo gihe rero haba hari iki cyapa cyerekana ugenda n'ugaruka ubisikanirwamo. Kubisikana bitandukanye no kunyuranaho. Kubisikana ni igihe wowe uri kugenda undi ari kuza, icyo gihe muba muri kubisikana. Ariko mu gihe mugenzi wawe akuri imbere warangiza akaba agenda gakeya ukamunyuraho ibumoso ukajya imbere ye, icyo gihe nibyo twita kunyuranaho, bitandukanye no kubisikana. Igihe rero wagenderaga mu muhanda ugendwa mu cyerekezo kimwe ukaba ugiye kugenda mu muhanda ugendwa mu byerekezo bibiri, haba hari iki cyapa kikuburira ko wegereye umuhanda ubisikanirwamo, uko ugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Iki cyapa noneho kivuga imihanda yiyunga ku muhanda munini umuyobozi arimo. Ni ukuvuga ngo haba hari umuhanda mugari, noneho hakaba hari utundi duhanda dushamikiye kuri uwo muhanda tukaza tukawugwamo muri uwo muhanda. Iki nicyo cyapa kivuga inkomane igizwe n'umuhanda mugari. Inkomane ni ahantu imihanda ihurira. Inkomane igizwe n'imihanda migari n'umuhanda mugari ufite utundi duhanda tuza tukawiyungaho. Icyo kivuga aho banyura bazengurutse mbere y'uko ugera muri rompuwe cyangwa se aho banyura bazengurutse haba hari iki cyapa kikuburira ko uhegereye. Ahegereye inkomane banyuramo bategetswe kuzenguruka. Inkomane twavuze ko ari ahantu umuhanda wisukira mu wundi. Iki nicyo kibazo bashobora kukubaza. Iki cyapa gisobanura iki? A, umuhanda uzenguruka, B, igice cy'umuhanda uzenguruka, C, aho banyura bazengurutse, D, ibisubizo byose nibyo. Igisubizo nyacyo hano turabibona ko ari C, ni aho banyura bazengurutse. Aho banyura bazengurutse nicyo iki cyapa gisobanura. Iki cyapa cyo kivuga ibyago. Iki cyapa kivuga ibyago bidasobanuwe, bidafite ubundi buryo byasobanuwe. Ahegera icyago kidasobanuwe ukundi cyangwa se ibyago muri rusange. Iki cyapa akenshi ukunze kukibona ku binyabiziga bitwara imizigo. Iyo kigize ikibazo kiri mu nzira, umuyobozi wacyo agomba kugitera mu ntera ya metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cye cyahagaze, mu ntera ya metero 25. Kiba kiburira abandi bagenzi ko yagize ikibazo kidafite ubundi buryo cyasobanuwemo, kandi nawe igihe ukibonye ugomba kumenya ko icyo kinyabiziga cyagize ikibazo. Reka turebe ikibazo bashobora kukubazaho. Iki cyapa gisobanura iki? A, ahegereye umuhanda unyerera. B, imbere ipine ryapfumutse. C, ahegera icyago kitasobanura ukundi. D, imbere hari ahatangirwa serivisi. Turabona ko igisubizo nyacyo ari C, ivuga ko ari ahegera icyago kitasobanuwe ukundi. Iki cyapa cyo kivuga ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Kuba habambiye ni ukuvuga ngo harazitiye. Mu gihe hatabambiye rero nta ruzitiro ruba ruhari. Ni ahegereye amasangano. Amasangano ni aho imihanda ihurira. Ni amasangano y'iki? Ni amasangano y'inzira nyabagendwa. Inzira nyabagendwa ni ahantu hose hagendwa ku butaka. Inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi. Ahantu inzira nyabagendwa ihurira n'inzira ya gari ya moshi ariko hatazitiye. Iki nicyo cyapa gisobanura. Iki nicyo kibazo bashobora kubaza. Iki cyapa gisobanura iki? A, imbere hari umuyobozi w'amatungo. B, imbere hari inzira ya gari ya moshi. C, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye.
D inkomane ibambiye. Igisubizo nyacyo ni C, ni ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira gari ya moshi hatabambiye. Iki nicyo iki cyapa gisobanura. Twakomeje n'ikindi cyapa. Iki cyapa kivuga uruhererekane rw'inkomane. Inkomane twabonye ko ari ahantu umuhanda wisukira mu wundi. Ahangaha uyu muhanda uza ukisukira muri uyu nguyu mugari niho twita mu nkomane. N'ahangaha ni mu nkomane. Iki cyapa rero iyo ukibonye kiba kikubwira ko imbere ufite inkomane nyinshi. Ni ahantu imihanda igenda ihurira henshi. Uduhanda duturuka mu mpande tukaza twisuka muri wa wundi henshi imbere yawe. Icyo kivuga amasangano ameze nka ya. N'amasangano ubundi amasangano ni ahantu imihanda ihurira, inkomane naho umuhanda wisukira mu wundi. Amasangano rero ni ahantu imihanda ihurira ariko yakoze inyuguti ya ya. Ahangaha ni ahantu imihanda ihurira, ni mu isangano imihanda yahuriye ariko yakoze inyuguti ya ya. Ahangaha ni inkomane. Inkomane ni ahantu umuhanda wisukira mu wundi. Iki cyapa kivuga ngo inkomane, gutambuka mbere hakurikijwe amategeko rusange yo gutambuka mbere. Hari amategeko rusange abaho yo gutambuka mbere, cyane cyane agenwa n'ibyapa byo gutambuka mbere, akagenwa n'umuntu uri mu muhanda mugari, ndetse hari n'itegeko ryo gutambuka mbere kw'iburyo, ndetse no gutambuka mbere kugenwa n'ibimenyetso bimurika. Ayo niyo mategeko rusange yo gutambuka mbere. Bityo rero iki cyapa cyo kiguye ko ugiye kugera mu nkomane aho amategeko yo gutambuka mbere agomba gukurikizwa. Iki cyo noneho ni ikinyuranyo cya kimwe mu byapa twabonye haruguru. Cyo kivuga ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira gari ya moshi ibambiye. Noneho ni ahantu inzira nyabagendwa n'inzira gari ya moshi bihurira ariko hazitiye, habambiye muri rusange. Iki nicyo kibazo bashobora kukubazaho. Iki cyapa gisobanura iki? A, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira gari ya moshi ibambiye. B, inzira ibambiye imbere. C, inzira itabambiye itanafunze. D, imbere hari ikiraro cy'amatungo. Igisubizo nyacyo turabibona ko ni A, ni ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira gari ya moshi ibambiye. Igisubizo nyacyo cyari A, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira gari ya moshi ibambiye. Twakomeje noneho tugiye kujya ku byapa bya kabiri, aribyo byapa byo gutambuka mbere. Biriya twariho byari ibyapa biburira, bibereyeho kumenyesha umugenzi ko imbere hari ibyago kugira ngo imigenzereze ye ihwane n'ububi bw'ibyo byago. Ibyapa biburira ndetse n'ibyapa byo gutambuka mbere muri rusange bigira ikirango rusange kimwe, aricyo ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara. Reka dukomeze n'ubwoko bwa kabiri bw'ibyapa, aribyo ibyapa byo gutambuka mbere. Utarakanda kuri subscribe, kandaho ubundi nawe winjiye mu muryango w'abatsinda. Iki cyapa kiravuga ngo tanga inzira. Iki ni icyapa kikubwira gutanga inzira. Ni ukuvuga ngo gutambuka mbere ni gute? Ibyapa byo gutambuka mbere bigena utambuka mbere mu nkomane. Iyo tuvuze mu nkomane ni ahantu imihanda ihurira, ni ahantu umuhanda wisukira mu wundi. Aho niho twita mu nkomane. Haba hari icyapa rero kigena utambuka mbere. Ibinyabiziga bihahuriye, ninde ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ahantu ubonye iki cyapa rero giteye ku muhanda uri kugendamo, kiba kikubwira ngo tanga inzira. Ni ukuvuga ngo iki cyapa gitegeka umuyobozi wese ugeze mu nkomane ko agomba guha inzira ibinyabiziga bigenda mu muhanda yegera. Umuhanda uri kwerekezamo ibinyabiziga birimo ugomba kubiha inzira bigakomeza, ubundi nawe byamara gucaho ukabona gukomeza. Mbese wowe ugomba gutanga inzira. Iki nicyo kibazo bashobora kukubazaho. Iki cyapa gisobanura iki? A, tanga inzira. B, icyago. C, icyerekezo kimwe. D, ntihanyurwa. Igisubizo nyacyo ni A, nitanga inzira. Nubona mpande eshatu icuramye nitanga inzira, ariko nubona mpande eshatu ihagaze kizaba ari icyapa kiburira icyago kitasobanura ukundi. Ibi ni ibyapa bibiri bitandukanye. Iki cyapa noneho cyo kirakubwira ngo hagarara akanya gato. Iki cyapa kiba giteye, haba hari umurongo wo guhagararaho umwanya muto. Ugomba kubanza ugahagarara kuri uwo murongo wo guhagararaho umwanya muto, niyo nta kinyabiziga ubona mu muhanda wegera. Iki ni icyapa cyo gutambuka mbere, kirakubwira ngo hagarara akanya gato. Ugomba guhagarara buri gihe, niyo nta kinyabiziga wabona mu muhanda wegera, ugomba guhagarara ku murongo wo guhagararaho umwanya muto, ukareka ibinyabiziga, ukabanza ukanitegereza mu muhanda uri kwerekezamo ko nta nkomyi irimo, ubundi ukabona gukomeza. Wakora iki ubonye iki cyapa? A, guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. B, guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. C, guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka. D, guhagarara gusa igihe ikimenyetso cyaka ari umutuku. Igisubizo nyacyo hano nta kindi ni B, ni uguhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Ahantu hose ubonye iki cyapa ugomba guhagarara ku murongo wo guhagarara umwanya muto, niyo nta kinyabiziga ubona umuhanda uri kwerekezamo. Iki cyapa cyo kivuga iki? Kivuga umuhanda batambukamo mbere.
Iki ni icyapa gifite ishusho y'ingirwamwashi, ni ingirwamwashi ifite ubuso bw'umuhondo. Ahantu hose ukibonye mu muhanda giteyeho uba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ni ikimenyetso cyashyiriweho abagenda mu muhanda kibabwira ko mu nkomane z'uwo muhanda n'iyindi abagenzi bagendamo cyangwa baturuka muri iyo mihanda yindi bagomba guha inzira abagenzi bagendera mu muhanda uriho iki cyapa. Niba uri mu muhanda giteyemo, abandi bagenzi bose baturuka mu yindi mihanda bagomba guha inzira ugatambuka mbere yabo. Kivuga umuhanda batambukamo mbere. Iki nicyo kibazo bashobora kukubazaho. Iki cyapa gisobanura A, uburenganzira bwo gutambuka mbere, B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye, C, ibyaga imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye, D, A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Igisubizo nyacyo nta kindi ni A, ni uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iki cyapa kiguha uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iki cyapa cyo ni ikinyuranyo cya kiriya tumaze kubona haruguru kivuga iherezo ryo gutambuka mbere. Uri wemerewe gutambuka mbere ariko birarangiye n'iherezo ryabyo, niyo mpamvu baba banyujemo kariya karongo. Iki cyapa kivuga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Nkwibutsa ko turi kwiga ibyapa bya kabiri ari byo byapa byo gutambuka mbere. Iki cyapa cyo kivuga gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Twitegereje neza muri icyo cyapa, iki cyapa ni icyo gutambuka mbere. Kiratanga uburenganzira ku binyabiziga biri guturuka ahantu uri kwerekeza bwo gutambuka mbere yawe uri kwerekezayo. Twitegereje turiya tumenyetso turimo hagati, harimo akamenyetso gatukura n'akamenyetso k'umukara. Ikintu gitukura cyose kiba kibujijwe. Niba ari icyapa cyo gutambuka mbere, ubwo kiratubuza twebwe kugenda, kigaha uburenganzira ibinyabiziga biri guturuka aho turi kwerekeza kugenda. Ibinyabiziga biri guturuka aho turi kwerekeza bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere yacu. Iki nicyo kibazo bashobora kukubazaho. Iki cyapa gisobanura iki? Birabujijwe kunyura ku kindi kinyabiziga. B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta nzira ihari. Igisubizo nyacyo turabona ko ari B, ni ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Iki cyapa rero cyo ni ikinyuranyo cya kiriya turebye haruguru. Iki cyo turi kubona ko twa tumenyetso tubiri turi mu cyapa hagati, akerekana abava imbere aho twerekeza niko gasa umutuku. Bivuze ko bagomba kuduha inzira tugatambuka. Bivuze ko ni ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Dufite uburenganzira bwo gutambuka mbere y'ibyo binyabiziga biturutse aho turi kwerekeza. Iki nicyo kibazo babazaho. Iki cyapa kivuga A, iherezo ryo gutambuka mbere, B, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere aho ujya, C, gutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo turabibona ko ni C, ni ugutambuka mbere y'ibinyabiziga biturutse imbere. Ntabwo ari ugutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere. Oya, ni ugutambuka mbere yabyo, gutambuka mbere y'ibyo binyabiziga biturutse imbere. Ibyo ni byo byapa byo gutambuka mbere. Ntabwo ari byinshi cyane, kubimenya neza birakongera amahirwe yawe yo gutsinda, bikanatuma umenya igisubizo cy'ukuri bitakugoye, kuko wamaze kumenya ko ari icyapa cyo gutambuka mbere, uhita ubihuza n'ibintu byo gutambuka mbere, ukamenya ko igisubizo kigomba kuba kirimo utambuka mbere. Reka dukomeze n'ibyapa bya gatatu, n'ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza twabonye ko bigira ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ibyapa bibuza biba bibuza ikintu cyerekanwa n'ikimenyetso kiri muri icyo cyapa. Iki cyapa cya mbere kiravuga ngo ntihanyurwa. Iki nicyo cyapa twita sansenike, nta kinyabiziga kihanyura. Iki cyapa tukibona cyane cyane ku mihanda igendwa mu cyerekezo kimwe, aho abaturuka mu cyerekezo kitemerewe kunyura muri uwo muhanda, abaturuka mu cyerekezo kitemerewe kuhanyura, nibo haba hari iki cyapa kivuga ngo ntihanyurwa. Iki nicyo kibazo bashobora kubaza kuri iki cyapa. A, hanyurwa mu cyerekezo kimwe. B, ntihanyurwa. C, umuhanda udakomeza. D, nta gisubizo cy'ukuri. Igisubizo nyacyo turabibona ko ari B, ni ntihanyurwa. Iki cyapa cyo kiravuga ntihanyurwa mu byerekezo byombi, gitandukanye na kiriya cyo haruguru. Kiriya cyo haruguru bavugaga ngo ntihanyurwa gusa, mu gihe iki ngiki bavuga ngo ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Kiriya cyo haruguru ntago hanyurwaga mu cyerekezo kimwe, bivuze ko abaturukaga mu kindi cyerekezo bo bari bemerewe kuhanyura, ariko iki cyo abaturuka mu cyerekezo icyo ari cyo cyose ntabwo bemerewe kuhanyura. Iki nicyo kibazo bashobora kukubaza kuri kiriya cyapa.
A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. B. Ntihanyurwa n'abandi keretse abahatuye. C. Hanyurwa mu cyerekezo kimwe gusa. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo nta kindi ni A. Ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Iki cyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi. Nkwibutsa wowe ushaka kwiga amategeko y'umuhanda, ushaka ko tugufatira kode yo gukoreraho ikizamini icyo ari cyo cyose, uratwandikira cyangwa se ukaduhamagara ni kuri 0786605007. Twandike cyangwa duhamagare tukwigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gito kandi ujye gukora ikizamini utsinde. Kandi nkwibutsa ko mbere y'uko ujya mu kizamini cyawe ari byiza ko ubanza kwisuzuma ugakora ibibazo 20 minota 20. Hano tuba tugusomera ko dukosora ibibazo, hano tuba tugusomera ndetse ntabwo ubasha gukoresha iminota 20 nk'uko uzabikora nugera ku kizamini cyawe. Nyarukira kuri Google wandikemo umuhandawacu.com. Ku musozo w'iyi video uze guhita ujya kuri Google wandikemo umuhandawacu.com. Iyo ni system igufasha kwisuzuma ugakora ibibazo 20 minota 20 bimeze neza nk'uko ikizamini uzakora kuri polisi kizaba kimeze. Reka twikomereze n'ibyapa. Iki cyapa cyo kiravuga ngo ntihanyurwa n'ikinyabiziga icyo ari cyo cyose gifite moteri keretse amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe na za velomoteri. Turi kubona ko kibuza imodoka kuhanyura. Ni ukuvuga ibinyabiziga byose bitari amapikipiki adafite utunyabiziga ku ruhande ndetse na velomoteri ntibyemerewe kuhanyura. Muri make ntabwo imodoka zemerewe kuhanyura. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga byose bifite moteri havuyemo za moto ndetse za velomoteri. Iki cyapa cyo kiravuga ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Twabonye ko ibyapa biba bibuza ikintu cyerekanwa n'ikimenyetso kiri muri icyo cyapa. Niba icyapa kibuza hakaba harimo moto, ubwo kirabuza za moto kuhanyura. Iki nicyo kibazo bashobora kukubaza kuri kiriya cyapa. Iki cyapa gisobanura iki? A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Igisubizo nyacyo turabona ko ari D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Iki cyapa nacyo ni icyapa kibuza, ubwo kirabuza iki? Kirabuza amagare kuhanyura. Ntihanyurwa n'ibinyamitende. Ibinyamitende ni ibinyabiziga byose bishobora kugenda hifashishijwe imbaraga z'umuntu, urugero ni amagare. Ntihanyurwa n'ibinyamitende. Iki cyo kirabuza iki? Iriya tubona ko ari velomoteri, ubwo kirabuza za velomoteri kuhanyura. Ntihanyurwa na velomoteri. Iki kirabuza ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa kuhanyura. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa, mu gihe iki kivuga ngo ntihanyurwa n'ikinyabiziga icyo ari cyo cyose gikurura rimoroki itari makuzungu cyangwa rimoroki ifite umutambiko umwe. Iki cyapa turabona ko kirimo ikimenyetso cy'ikinyabiziga gikurura rumoroki. Rumoroki ni ikinyabiziga cyose cyagenewe gukururwa. Icyo cy'inyuma rero kiri gukururwa nicyo twita rumoroki. Iki cyapa rero kirabuza ibinyabiziga byose bikurura rumoroki itari makuzungu cyangwa rumoroki ifite umutambiko umwe kuhanyura. Iki cyapa cyo kivuga ntihanyurwa n'abanyamaguru. Kirabuza abanyamaguru bose kuhanyura. Nicyo gisobanuro cyacyo, mu gihe iki nicyo kibazo bashobora kukubazaho. Bakubaza ngo iki cyapa gisobanura iki? A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. B. Akayira k'abanyamaguru. C. Aho abanyamaguru bambukira. D. B na C nibyo bisubizo by'ukuri. Igisubizo nyacyo kikaba ari A. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. Twamaze kumenya ko ibyapa biba bibuza ikintu cyerekanwa n'ikimenyetso kiri muri icyo cyapa. Niba harimo umunyamaguru, ubwo kirabuza abanyamaguru kuhanyura. Iki cyapa cyo turabona ko harimo moto ndetse n'imodoka, ubwo kirabuza ibinyabiziga byose. Kirabuza ntihanyurwa n'amoko y'ibinyabiziga bifite moteri bishushanyijemo. Ubwo ni ukuvuga ngo niba hashushanyijemo moto ndetse n'imodoka, ntabwo hanyurwa na moto ndetse n'imodoka. Iki cyapa cyo kivuga ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite ubugari burenze urugero rwerekanwa n'ikimenyetso muri metero. Ni ukuvuga ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite ubugari burengeje metero 2. Nicyo iki cyapa gisobanura, mu gihe iki ngiki kivuga ngo ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite uburemere burenze ubwerekanwa n'ikimenyetso. Ubwo uburemere bubarirwa muri toni. Ubwo ibinyabiziga birengeje toni 5 ntabwo byemerewe kuhanyura. Iki cyapa kiravuga ngo birabujijwe gukata ibumoso. Kibuza gukata ibumoso, mu gihe iki kivuga ngo birabujijwe gukata iburyo. Ikinyuranyo cya kiriya cyo hejuru, iki cyo kiravuga ngo birabujijwe guhindukira. Birabujijwe gukata ngo usubire aho wari uri kuva. Birabujijwe guhindukira, mu gihe noneho iki cyo kibuza kunyuranaho. Iki cyapa bakunda kukibaza cyane. Iki cyapa kiravuga ngo birabujijwe kunyuranaho ku binyabiziga byose havuyemo ibinyamitende 2 ndetse n'amapikipiki adafite akanyabiziga ho ku ruhande. Ni ukuvuga ibinyabiziga byose birabujijwe ko byanyuranaho keretse moto idafite akanyabiziga ku ruhande ndetse n'ibinyamitende. Ibinyamitende ni amagare. Iki nicyo kibazo bashobora kukubazaho.
Iki cyapa gisobanura iki? A. Uburenganzira bwo gutambuka mbere. B. Nta kinyabiziga kigendeshwa na moteri. C. Ibyerekezo bibiri by'umuhanda. D. Birabujijwe kunyuranaho. Igisubizo nyacyo nta kindi ni D. Birabujijwe kunyuranaho. Iki cyapa cyo kiravuga ngo umuvuduko ntarengwa ugarukira ku werekanwa n'ikimenyetso mu birometero ku isaha. Ni ukuvuga ngo ibinyabiziga ntabwo byemerewe kurenza kilometero 50 mu isaha. Umuvuduko ntarengwa ni kilometero 50 mu isaha. Ni ukuvuga ngo ntabwo wemerewe kurenza kilometero 50 mu isaha. Iki nicyo kibazo bashobora kubazaho. Iki cyapa gisobanura iki? A. Umuhanda urombereje w'ibice byinshi ku birometero 50. B. Intera nto ntarengwa ya metero 50 hagati y'ibinyabiziga. C. Umuvuduko urenga ibirometero 50 mu isaha. D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Igisubizo nyacyo ni D. Umuvuduko ntarengwa ugarukira ku birometero 50 mu isaha. Iki cyapa cyo kiravuga ngo birabujijwe kuvuza amahoni. Kibuza kuvuza amahoni keretse iyo ari ukwirinda impanuka. Iki nicyo kibazo bashobora kukubazaho. Icyapa cyerekana ko bibujijwe kuvuza amahoni kirangwa na A. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikiranga cy'umukara. B. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ikiranga cy'umweru. C. Ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru, ikiranga cy'umukara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo nta kindi ni C. Ni ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikiranga cy'umukara. Igisubizo nyacyo ni C. Ishusho n'uruziga, ubuso n'umweru n'ikiranga cy'umukara. Nk'uko twabibonye buri cyapa tubona ko gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikiranga cy'umukara. Ubundi ukibona ko ari ibyapa bibuza, kuko twamaze kumenya neza ko ibyapa bibuza byose bigira ishusho y'uruziga bikagira ubuso bw'umweru n'ibiranga by'umukara. Bakikubwira ko ari icyapa kivuga ko bibujijwe kuvuza ihoni cyangwa se bibujijwe gusa, gipfa ko ari icyapa kibuza, uhita uvuga bya birango twamaze kubona. Reka twikomereze. Iki cyapa cyo kivuga iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Hari ibintu byose wagiye ubuzwa aho wagiye unyura. Iyo ubonye iki cyapa cyo kikubwiye ko birangiye, ibyo wari ubujijwe byose birarangiye. Iherezo ry'ibyo wabuzwaga mu karere ku binyabiziga bigenda. Twitegereje neza, iki nicyo kibazo bashobora kukubaza. Iki cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ry'ibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. B. Ntihemerewe kuhahagarara. C. Umuvuduko ntarengwa wemewe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo ni A. Ni iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda. Iki cyapa cyo kiravuga ngo ni iherezo ry'ibuzwa ry'umuvuduko. Wari ubujijwe kurenza umuvuduko wa kilometero 50 mu isaha, birarangiye, ntago ukibibujijwe. Ni iherezo ry'uwo muvuduko wari ubujijwe. Iki cyapa cyo kiravuga ngo ni iherezo ryo kunyuranaho. Hari cya cyapa twabonye kibuza kunyuranaho. Iki cyapa kiravuga ngo birarangiye, ntago ukibujijwe kunyuranaho. Iki cyo noneho kiravuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. Guhagarara umwanya munini ni uguhagarara igihe kiruta igihe ikinyabiziga gihagarara gishyiramo abantu cyangwa se gishyiramo ibintu. Iyo ukirengeje uhagaze umwanya munini, iki cyapa kikubuza guhagarara umwanya munini. Ushobora guhagarara ushyiramo abantu cyangwa se ushyiramo ibintu, aribyo twita guhagarara umwanya muto, ariko ntabwo wemerewe guhagarara umwanya munini. Iki nicyo kibazo bashobora kubazaho. Iki cyapa gikurikira kivuze iki? A. Ntihanyurwa. B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. C. Umuvuduko utarengeje. D. Inzira y'abanyeshuri. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Ahantu hose ukibonye kiba kikubuza guhagarara umwanya munini. Iki cyapa cyo kiravuga ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini n'umuto. Na wa mwanya muto wari wemerewe birabujijwe. Iyo gikoze akantu kameze nk'agakubo kiba kikubuza guhagarara umwanya munini ndetse n'umwanya mutoya. Iki nicyo kibazo bashobora kukubazaho. Imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? A. Umuvuduko ntarengwa wemewe. B. Iherezo ry'ibyo wabuzwaga. C. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe. D. Birabujijwe kuhinjira. Igisubizo nyacyo nta kindi ni C. Guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntabwo byemewe. Icyo nicyo iki cyapa gisobanura. Iki cyapa kivuga ko bibujijwe guhagarara umwanya munini. Iki cyapa kikubuza kuhaparika, kikubuza guhagarara umwanya munini. Twakomeje n'ibyapa bitegeka. Tugeze ku bwoko bwa 4 bw'ibyapa. Tumaze kureba ubwoko butatu. Ibyapa bitegeka nabyo bigira ishusho y'uruziga, bikagira ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umweru. Iki cyapa kivuga icyerekezo gitegetswe, kata ibumoso gusa. Muri rusange kata ibumoso gusa ni icyerekezo gitegetswe muri rusange. Iki nacyo ni icyerekezo gitegetswe, ariko iki cyapa cyo kikubwira kata iburyo gusa. Ntabwo wemerewe gukata ibumoso, oya, ahubwo kigutegeka gukata iburyo. Iyo ari icyapa gitegeka, kiba gitegeka ikintu cyerekanwe n'ikimenyetso kiri muri icyo cyapa. Niba ubonyemo
iki kimenyetso cyerekana iburyo, ubwo iki cyapa kiragutegeka gukata iburyo gusa. Iki nacyo ni icyerekezo gitegetswe ariko kikubwira ngo komeza imbere gusa, kigutegeka gukomeza imbere gusa, mu gihe iki ngiki cyo kikubwira ngo ni ibyerekezo bibiri bitegetswe, urakomeza imbere cyangwa se ukata iburyo, komeza imbere gusa cyangwa se ukata iburyo, nta handi wemerewe gukata, mu gihe iki ngiki kikubwira ngo ni ugukikira gutegetswe. Gukikira gutegetswe gitegeka buri kinyabiziga kunyura mu ruhande rw'ubuhungiro cyangwa rw'inkomyi rwerekanwe n'akarangacyerekezo. Ni ukuvuga ngo hari ikintu kiba cyabaye umuhanda, bityo rero bakerekana aho ibinyabiziga bigomba kunyura bitegetswe. Ni ugukikira bitegetswe. Gukikira ni ugukatira ikintu, niba ibitengu byaguye mu muhanda, niba umuhanda watengutse hakagira ibigwa mu muhanda, aho munyura kugira ngo mukatire ibyo bitengu nicyo twita gukikira. Haba hari iki cyapa rero kikubwira aho ugomba kunyura kugira ngo ukatire iyo nkomyi, gukikira bitegetswe. Iki cyo kikubwira inkomane banyuramo bazengurutse, kigutegeka kunyura muri iyo nkomane uzengurutse. Kiba kiri muri rompwe, cyo kigutegeka kuhanyura ubanje kuzenguruka kandi winjiriye iburyo. Iki nicyo kibazo bashobora kukubaza. Iki cyapa gisobanura iki? A. Inkomane banyuramo bazengurutse. B. Biremewe guhindukira. C. Inzira y'icyerekezo kimwe imbere. D. Birabujijwe guhindukira. Igisubizo nyacyo ni inkomane banyuramo bazengurutse. Iki cyapa ukibona ari icyapa gitegeka, kiba gitegeka ibintu biri muri icyo cyapa. Ubwo kirategeka ibinyamitende kuhanyura. Inzira y'ibinyamitende itegetswe. Twabonye ko ari ibinyabiziga byose bigenda hifashishijwe imbaraga z'umuntu, urugero twavuga ni igare. Twakomeje n'ikindi cyapa. Iki cyapa kivuga inzira y'abanyamaguru itegetswe. Kirategeka abanyamaguru kuhanyura, mu gihe iki ngiki niba ari icyapa gitegeka, kikaba kirimo igare, kikaba kirimo n'abanyamaguru, ubwo ni inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Mu gihe iki niba ari icyapa gitegeka, twamaze kumenya ibirango by'ibyapa bitegeka, kikaba kirimo amafarasi cyangwa se umuntu utwaye ifarasi, ubwo ni inzira y'amafarasi itegetswe. Mu gihe iki ngiki niba ari icyapa gitegeka kirimo inka, ubwo ni inzira y'amatungo itegetswe. Niba ari icyapa gitegeka kikaba cyanditsemo 30, ubwo n'umuvuduko ntarengwa utegetswe. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe. Bitandukanye n'ibyapa bibuza. Ibyapa bibuza twabonye ko biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iyo ari icyapa kibuza rero, ikintu kiba cyanditse muri icyo cyapa nk'umubare nka 30, ubwo ntabwo wemerewe kurenza umuvuduko wa kilometero 30. Ariko kuba ari icyapa gitegeka hakaba handitseho 30, ubwo niwo muvuduko muto ntarengwa utegetswe. Ugomba kugendera hejuru ya kilometero 30. Umuvuduko muto wagenderaho ni kilometero 30, ariko utegetswe kuwurenza, utegetswe kugendera hejuru ya kilometero 30. Iki nicyo kibazo bashobora kukubazaho. Icyapa gisobanura iki? A. Ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B. Umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. D. Aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Twabonye ko igisubizo nyacyo ari C. Umuvuduko ntarengwa utegetswe wa kilometero 30 mu isaha. Umuvuduko muto ntarengwa utegetswe wa kilometero 30 mu isaha. Udashyizemo akajambo ka muto kari umuvuduko muto ntarengwa utegetswe wabukisha. Umuvuduko muto ntarengwa wa kilometero 30 mu isaha. Iki cyapa kivuga iherezo ry'aba muvuduko muto ntarengwa utegetswe. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa wari utegetswe, iyo banyujemo akarongo mu cyapa cyose bavuze iherezo ry'ibyari bitegetswe. Hano rero iki nicyo kibazo bashaka kubazaho. Iki cyapa gisobanura iki? A. Umuvuduko ntarengwa wa kilometero 30 mu isaha. B. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C. Iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D. Umuvuduko uri hejuru ya kilometero 30 mu isaha. Igisubizo nyacyo turabibona ko ari B. Ni iherezo rya wa muvuduko muke ntarengwa wari utegetswe. Twakomeje n'ubwoko bwa nyuma, aribwo bwoko bwa gatanu bw'ibyapa. Ni ibyapa ndanga cyangwa se ibyapa biyobora. Twabonye ko bibereho kumenyesha abagenzi, kubarangira aho bageze, kubarangira aho bari kwerekeza, biraranga muri rusange. Reka dutangire n'icyapa cya mbere. Iki cyapa cyerekana icyerekezo. Iki cyapa kiravuga ngo ni ukumenyesha mbere icyerekezo. Turikubona ko kikumenyesha mbere icyerekezo ugiye kwerekezamo. Niba werekeje Nyamirambo, kirakwereka ko ukase iburyo wagira Nyamirambo mu birometero 50, harimo ibirometero 50
kugera i Nyamirambo, ibirometero 135 kugera i Butare, ibirometero 87 kugera mu Ruhengeri n'Ibyumba, ibirometero 75. Mbese ni ukumenyesha mbere icyerekezo. Iki nicyo kiriya cyapa kivuze. Iki cyapa kivuga umuhanda udakomeza, kikumenyesha, kikurangira ko ahantu ugeze umuhanda udakomeza. Noneho iki ngiki nicyo kibazo bashobora kubaza kuri kiriya cyapa. Iki cyapa gisobanura iki? A. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B. Umuhanda udakomeza. C. Ntibyemewe guhindura icyerekezo ibumoso. D. Guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Tubona ko igisubizo ari umuhanda udakomeza. Harubonye kiriya cyapa uzamenye ko umuhanda udakomeza. Iki cyo kiravuga ngo ni umwanya mu muhanda. Umwanya mu muhanda. Ni ukuvuga ngo iki cyapa kimenyesha abagenzi umwanya w'umuhanda bashobora kujyamo bitewe n'icyerekezo bashaka gufata mu nkomane. Iyo ugeze mu nkomane ahantu imihanda ihurira, haba hariho icyapa cyerekana aho ugomba kuba uhagaze bitewe n'aho werekeza. Niba werekeza iburyo, niba werekeza ibumoso, cyangwa se niba ukomeza, kirakwereka aho ugomba kuba uri bitewe n'aho werekeza. Umwanya w'umuhanda ni ikimenyetso cyereka abagenzi umwanya w'umuhanda bashobora kunyuramo, bashobora kujyamo bitewe n'icyerekezo bashaka gufata. Twakomeje. Iki cyapa cyo kikubwira icyerekezo cy'akarere. Kirakubwira ko muri Kibuye ari mu birometero 86. Uru ni urugero rwa kimwe muri ibyo byapa. Hari ahandi uzagenda ubibona, cyane cyane ugenda mu mihanda yo mu ntara. Iyo ugiye kugera ahantu bakubwira ibirometero bisigaye kugira ngo uhagere. Iki nacyo ni icyapa ndanga. Iki cyapa kivuga kuyobya umuhanda. Ni icyapa cya deviation cyerekana icyerekezo baganamo iyo inzira umugenzi arimo yahindutse bitewe n'uko hari imirimo. Hari igihe haba hari imirimo mu muhanda, cyangwa se hari ibindi umuhanda wahinduriwe gukoreshwa, haba hari iki cyapa rero cya deviation cyerekana aho umuhanda wayoborejwe, aho abakoreshaga umuhanda bari bunyure. Haba hari iki cyapa cya deviation. Iki cyapa cyo kivuga ikibuga cy'indege, cyerekana aho ikibuga cy'indege giherereye. Noneho iki cyapa nacyo ni icyapa ndanga kivuga kwinjira mu mudugudu. Iyo winjiye muri Kigali haba hari iki cyapa kikubwira ko uhageze. Iyo ugeze mu karere runaka haba hari icyapa kikubwira ko uhageze. Iki nacyo ni icyapa kimenyesha ko winjiye mu mudugudu runaka cyangwa se mu karere runaka. Iki cyapa noneho kikubwira ko usohotse muri wa mudugudu. Ni iherezo rya mudugudu cyangwa se iherezo ry'aka karere wari winjiyemo. Noneho mu gihe iki ngiki cyo kikurangira inzira y'abanyamaguru, kiranga inzira y'abanyamaguru. Iyo wegereye ahantu hari inzira y'abanyamaguru haba hari iki cyapa kikurangira ko wegereye inzira y'abanyamaguru. Mu gihe iki ngiki kivuga ibitaro, iyo wegereye ahantu hari ibitaro haba hari iki cyapa kiranga ibitaro. Iki nicyo kibazo bashobora kukubaza. Iki cyapa gisobanura iki? A. Hoteli. B. Ibitaro. C. Ahegereye. C. Ahagenewe kugwa akajugujugu. D. B na C ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo nyacyo nta kindi ni B, ni ibitaro. Ahantu ubonye iki cyapa cyo kikubwira ko wegereye ibitaro. Iki ngiki kiravuga ngo ni icyerekezo kimwe. Uyu muhanda urimo ni icyerekezo kimwe, urakomeza imbere gusa. Mu gihe iki ngiki kikubwira inzira idakomeza. Iki cyapa kikubwira ko umuhanda urimo imbere uri uhite urangira, ni inzira idakomeza. Inzira giteyeho mu ntangiriro ntago ikomeza. Iki nicyo kibazo bashobora kubaza kuri kiriya cyapa. Iki cyapa gisobanura iki? A. Isangano rifite ishusho ya T. B. Inzira idakomeza. C. Aho batelefonera. D. Nta gisubizo cy'ukuri. Igisubizo nyacyo nta kindi ni D, ni B. Igisubizo nyacyo nta kindi ni B, ni inzira idakomeza. Nicyo iki cyapa gisobanura, inzira idakomeza. Iki cyapa gikurikiyeho kivuga umuhanda uromberejeho ibice byinshi. Wari kugendera mu muhanda ufite ibice bike cyangwa se ibisate bikeya, ariko ugiye kugira umuhanda ufite ibisate byinshi. Umuhanda urombereje ariko ufite ibisate byinshi. Haba iki cyapa kibikumenyesha cyangwa se kibikuyoboramo. Iri ni iherezo. Iyo usoje wa muhanda, usoje kuwugendamo, ugiye kugendera mu mihanda isanzwe, haba hari iki cyapa kikubwira ko wa muhanda uromberejeho ibice byinshi urangiye. Iki nicyo kibazo bashobora kukubazaho. Iki cyapa gisobanura iki? A. Iherezo ry'inzira y'abanyamaguru. B. Iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta nzira ihari. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo nta kindi ni B, ni iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Iki cyapa kivuga umuhanda ugenewe imodoka. Ni icyapa kikumenyesha ko ari umuhanda ugenewe imodoka.
iki kikavuga iherezo ry'aba muhanda warugenewe imodoka. Iki cyo kivuga iherezo ry'aba muhanda warugenewe imodoka. Iki cyapa kivuga aho bisi zihagarara, aho za bisi zihagarara, ahantu hagenewe guhagararwa n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu, haba hari iki cyapa. Noneho icyo kivuga parikingi, cyerekana ahantu ibinyabiziga byagenewe guhagarara umwanya munini cyangwa se byagenewe guparika. Icyo kivuga amabwiriza yihariye ku buryo bwo kugenda mu cyambu cyangwa se ku kibuga cy'indege. Iki cyapa kivuga amabwiriza yihariye ku buryo bwo kugendera mu cyambu cyangwa se ku kibuga cy'indege. Reka nkushimire cyane wowe dusozanyije iyi video. Jya muri comments utubwire igitekerezo cyawe, utubwire inyunganizi cyangwa se n'ikibazo ufite, byose ubyandika muri comments. Nkwibutsa ko mbere y'uko ujya mu kizamini ni byiza ko ubanza kwisuzuma ugakora ibibazo 20 mu minota 20. Ujya kuri Google ukandikamo umuhanda wacu .com. Iyo ni systeme igufasha kwimenyereza gukora ibibazo 20 mu minota 20, ikagukosora ikakwereka ibyo wishe n'ibyo wakoze bimeze neza nk'ikizamini uzakora nujya kuri polisi. Abafite ibizamini vanga amahirwe masa. Kwibutsa ko ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda, ukeneye ko tugufatira kode, uratwandikira cyangwa se ukaduhamagara ni kuri 078 610 007. Kanda kuri subscribe udushyigikire, ndetse ufite n'ikibazo nabwo ushobora kuduhamagara tukakugira inama ku byerekeranye n'amategeko y'umuhanda, ndetse tukaguha n'ubujyanama ubwo ari bwo bwose bwerekeranye n'impushya zo gutwara ibinyabiziga. Bafite ibizamini vanga amahirwe masa. Imana ibarinde naho ubutaha.